Muraho neza nk'uko bisanzwe, ngende kubw'Imana Jean Claude, iyi ni SF Media TV. Nk'uko bisanzwe dusanzwe tuganira ku mateka atandukanye. Uyu munsi ndashaka kuganiriza ku mateka y'ishira kinyoma ku muhango wo guterekera. Umuhango wo guterekera wakorwa gute? Ese umuhango wo guterekera ni iki? Wakomotse he? Guterekera ni umwe mu mihango ya kera abantu bazima n'abandi bantu bazimu. Umuntu yaterekeraga agamije kugusha neza abazimu, baba be bapfuye cyangwa se bene wabo w'abandi, gusa akabaha agaciro gakomeye. Kugusha neza abo bazimu ngo bituma atunga agatunganirwa kandi ibyo akoze byose bikagenda neza. Reka twifashishe igitabo cya Musenyeri Aloys Bigirumwami cyitwa Imihango n'Imigenzo n'Imiziririzo mu Rwanda. Agisobanura agira iti ngo kera habayeho abagabo babiri bavaga indimi imwe, umwe yitwa Kibanda undi akitwa Bazindi. Aba bagabo ngo barakundanaga cyane. Bukeye umuhungu wa Basindi n'uwa Kibanda baranywa barasinda bararwana. Mwene Basindi yica mwene Kibanda, nuko Basindi afata abana be baracika bajya guhungira mu gihugu cya kure. Baragenda babiyongiyo. Hashize iminsi myinshi Basindi ahurira na Kibanda mu nzira, aramufata maze amujyana iwe agira ngo amwice, ahorera umwana we. Bageze muhira Kibanda ntiyamwica, ahubwo amufata neza bigeza naho basangira. Bamaze kabiri Basindi abwira Kibanda ati, burya twahuye nitwerereza ngo njye gushyingira umukobwa wanjye, none ndekura ngende njye gushyingira, ningaruka uzanegege icyo ushaka. Ndangije ibyo Kibanda aremera aramurekura ngo agende ashyingire umukobwa we. Ati genda uzagaruke vuba turangize ibyacu. Basindi agiye kugaruka agarukana na wa muhungu we wishe, amuzanira se wabo Kibanda. Nuko Basindi abwira Kibanda ati, Kibanda dore nguyu uwakwiciye umwana, ndamukuzaniye ngo umuhore. Kibanda aramwakira amurekera aho ngaho. Bukeye yengesha amayoga menshi atumira ba mwana be, atumira se w'umukobwa wafushije umugabo, maze bamaze gukorana bose abiwabo mukazana we n'inshuti ze zose, Kibanda abaha inzoga abatekereza uko umuhungu we yarwanye n'uwa mwene Basindi, uwa Basindi akica uwe. Ababwira uko byagenze kose n'ukuntu bacitse igihugu bagahungira mu kindi. Ati none Basindi yanzaniye umuhungu we wishe uwanjye ngo muhore. Undi ati ntabwo muhora, aho kumuhora kandi nawe ari umwana wanjye ndamuha uriya mukazana wanjye. Bombi nayo mbabyaye. Nuko ahamagara umukazana we ati dore umugabo nguhaye. Abari aho bose baramushima cyane. Kibanda ahamagaza ingwa n'umwishywa ati dore turuzuye, njye na Basindi tubaye imyishywa y'imirembe, ntituzongera kwangana nta nubwo twabyigeze. Nuko umwishywa barawambara bazana n'ingwa y'inono, barayireba bati turanonotse nta nabi, tuzahorana neza n'iseko nziza, mbese nk'uko ingwa y'inono nta kantu kayibamo haba n'agatirimwa, ngo nabo niko bazahora bameze. Impamvu bakoresheje umwishywa mwiterekera ngo nuko iyo bawukuyeho intarizi zawo arizo nzabirizi zawo zifata ibyatsi, bamara kuwuzikiza ugasanga ari icyatsi cyorohereye mu ntoki, wagikora ntiwumve gikaramye. Impamvu yo gukoresha umwishywa n'ingwa y'inono ngo ni ukwibuka uko Kibanda na Basindi bigoroye, kandi umwe yari yiciye undi. Umwishywa n'ingwa bikabagusha neza bakongera kubaka ubuvandimwe uko bari bameze. N'ubu iyo bashaka guterekera umuntu ngo bamuterekereze ibyo yakundaga, ngo bikaba uburyo bwo kumwibuka no kwigororana nawe, ngo bikamugusha neza n'abaterereza ibyago. Ngayo nguko uko bigaragara impamvu ya mukuru ya byose ari ukubabarirana tukigororana n'abaduhemukiye, maze tukiyemeza kubana neza bizira inzika no guhora. Ikindi kandi cyiza ni uburyo bwo guhora tuzirikana abacu batubanjirije n'ibyiza bakundaga, maze tugahora tubyitaho mu rwego rwo kutibagirwa abo dukomokaho n'ibyo bakundaga no kubagusha neza. Ngayo nguko rero ayo muhango wo guterekera. Njye nari kubw'Imana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Kora subscribe, like na share. Ndabakunda. Stay on touch.